TV turabashoje aho muherereye mu mpande zose z'isi, amajyepfo, amajyaruguru ndetse n'iburengera bwaryo, dukomeza kwihanganisha abafite ibibazo bigiye bitandukanye, Nyagasani abacira inzira bikemuke. Rero mukomeze kugira impagarike n'ubugingo, kandi wowe ukomerejwe, wowe wabuze aho werekeza, wowe wibaza uti se uyu munsi birangendekera bite se, Nyagasani mwegere umubwire byose arabikemura, kuko niwe ubuze inzira yabicishamo kandi bikagenda neza. Ntiwihebe, icyangombwa wihebe uri kumwe n'Imana yakuremye, ibizi impamvu. Buriya ubuzima ucamo uyu munsi bukugoye, ejo bukubera icyerekezo cy'ejo heza kandi ukabona igisubizo. Icyangombwa ni ukudacika intege. Rero tugiye gukomeza tubagezaho ubutumwa bw'umukunzi wacu watwandikiye ashaka gushimira umuntu wamugiriye neza. Rero nawe niba ukunda ibyo tukugezaho, ujye dukorera subscribe, share, like, comment. Ni iby'agaciro kuri twebwe, kandi niba ubona ko bitagufitiye akamaro nta kibazo, ariko twe tugusaba inkunga ikomeye. Rero bakunzi bacu, tugiye gutangira tubasomera ibaruwa y'umukunzi wacu watwandikiye witwa nyina w'umuntu Jacqueline, uherereye mu karere ka Gasabo. Abakunzi ba MTV ndabashuhuje, mukomeze kumererwa neza. Mbandikiye iyi baruwa ngira ngo nanjye nshimire umuntu wangiriye neza, ansanze ku nzira ntamuzi, yampaye amafaranga 3,000. Ayanjye bari bayibye, nibaza aho ndi bukura ayandi, nibaza uburyo uko ndi bubigenze, ariko Imana yansubije iciye mu muntu. Rero wowe uri guca mu bikugoye, wowe uri guhura n'ibyo utabasha gukemura aka kanya, ariko Nyagasani aba ari bukoresha abantu. Buriya abantu, mu bantu habamo abantu bose. Rero wicika intege, wikwiheba, wowe icyo usabwa ni ugukomera, umutima wawe ukawerekeza ku Mana. Njyewe nibwe amafaranga ntari mfite ahandi ndi buyakure, yewe nta n'uwo nari ndi buhamagare ngo amfashe ampereza ayo mafaranga. Murabizi ko muri iyi minsi, muri ibi bihe, kugira ngo uzitabaza umuntu uzi agufashe biba bikomeye. Rero nanjye nabonye uwo muvandimwe, simuzi, gusa ahari ndamushimira, yankoze ku mutima. Mu magambo make nabashije kumubwira tukiri kumwe, namubwira ngo urakoze, Imana yo mu ijuru izakomera umugisha. Narabimubwiye, ariko na n'uyu munsi ndacyabisubiramo. Ibyo yangiriye nshobora kumwitura nakabimwituye, ariko nanjye nzagirira abo nzabona nzabasha gufasha. Rero nanjye ndashimira uwo muntu wangiriye neza, atanzi, nanjye ntamuzi, nta kintu na kimwe agendereyeho, ahubwo kubw'urukundo n'umutima yari yifitemo muri we. Rero niyo mpamvu nshishijeho iyi mesaje. Nabonye mukunda gucishaho amabaruwa yo gushimira no kuvuga ubuzima umuntu yaciyemo, ariko ngewe icyo mbashije kuvuga muri aka kanya naho abanyarwanda ni ugushimira uwo muntu wangiriye neza, akangirira neza bikuye ku mutima, nta kintu agendereyeho, tutanaziranye. Rero icyo nasoza mvuga, abantu bagira urukundo ni bake, ni 1%, ariko ntitukihebe. Niba ugiriwe neza nawe uzagirire neza abandi, nubwo utabasha kugirira neza uwo uwayikugiriye,
ariko nawe uzayigirire neza abandi. Rero bakunzi ba MITV, mukomereze aho ku biganiro byanyu, turabakunda kandi turabakurikira. Rero mukomereze aho, yari umukunzi wanyu ubakunda. Bayi.